beza wabonye muri shampiyona y'u Rwanda ariko aha Rotifi hari no option yindi yo kugura udahenzwe kandi waguza abahanzi ngira mu muri shampiyona Rotifi yagwaga ati sinababwiye uyu mukinnyi mubona muri Etincelle ko n'umuhanga yamubonye rimwe batera 3 kubusa hano atera Rayon Sport akanatanga pass kuri APR ngira mu mutozo nawe aravuga ati yabwiraga abamusona ati mwarabibonye ngo ntibeshye ahubwo nawe mwataka mu buzaje muri Goroma ye yamubona Bendeka ubundi cyabaye n'amafaranga bapfuye ubundi yarahenze pe ubu nawe akabajya muri rebe amafaranga musone nawe afite yavuga ati oya tindajya muri Ghana ndabona y'abandi babiri beza bari ku rwego kandi nkurugo hari ikintu njya mvuga abantu banyumve nakarenze ntanyumve yambwira babaka nabandi Rayon Sport na APR zikwiriye kugura abakinyi bafite imyumvire iri hejuru muri zamukura abahangana Dibumba niba yaratsinze Rayon Sport agatanga pass kuri APR wabigenje utese kandi agatanga pass ariko Dibumba pass yatanze kuri APR wayibonye oya wabonye igitego cya Rayon gusa nabonye igitego cya Rayon uzo Dibumba ukiyakoreye Claude na Dauda yagiye hagati ya Dauda na Claude yarababyiga bananirwa kumutsi gabara umubira abatera umubira ati ngo baramuhaye sinzi ko uri bubone neza baraza bwa rurebe pasi kisu uwo niwe nimero 80 yasafata yana buryo Claude bumoso Dauda ntumwemera uwo no mukinyi wa Rayon Sport Dibumba Jordan ari mu mwanya utaruwe yari mu ikipe itamubere nahise yatubwiye agomba gukina amashamwe nyafurika ngo Etincelle yatsinze mukura 3 Coach Rotifi arababwira ngo hari umukinnyi nabonyemo babiri ahera muri Etincelle hari umukinnyi wo hagati wa Ngoye hakaba n'umwataka witwa Bendeka Bendeka amafaranga yabaye make Bendeka buri muri Goroma Dibumba ngo nibwo buryoje muri mukuru yabwiye Musoni ngo Musoni hamagara na Isati ko umutoza tumereye nabi uwo mukinnyi Dibumba mu maso yawe kubibona ni umuhanga abakongomane yabashaka na Isaramu ati umuhanga ari mu makino akomeye ba Etincelle ngenderwaho yaranambaje ati afite amasezerano angana iki yarasoje cyangwa ntarasoze umva ko nabyibuka amubwira nti rero ndakubariza mbaza ati mu manager ati afite umwaka umwe ati ibyo biroroshye twe dushobora kumufata Claude nokora kuri beti umukinnyi ujyana n'abakinnyi babiri akagoma karimo kavuga hariya yakwica rero imeze neza itsinda aho hari ku ikipe ya Rayon Sport n'abakinnyi bashobora kuba bayikinamo ndagira ngo twisozeho twihuta kugira ngo tujye muri APR ko na shampiyona ko gira tujye muri tuzagenda tubigarukaho ni ibintu biranga mercato yatangiye na amakipe menshi abashaka si rego sibire abakinnyi beza na za polisi zisinyisha abanyamahanga na APR zose polisi nk'ubu wahubwiraza kwigabayo nicyo nyemerera kandi irajyana urufito rwinshi oya ntabwo imigure kugeza ubu ngubu ntabwo imigure yayo uya kumva ngo ikipe ngo irashaka umukinnyi runaka ukiruka kujya kugura wenda ukagura n'udakeneye ubu ngo twumvishe Rayon uri ku kibuga cy'indege ngo natwe tugiye ese ubu ni muri gahunda yawe ngo natwe ngo ara appartement kakiri turamusekeje iburayi mwari mu byo bintu ariko ushobora gura umwataka kandi warukeneye mu defense ariko icyo nzi kuri aba ugura ibintu bitagufite uragura nawe udakeneye ubu ni mu mibare yawe n'urugero urashaka Dibumba n'urugero icyo nzi kuko ufite Musanga arakina neza kuri gatandatu icyo nzi Kazungu kuri aba bayobozi bahari n'ibyo Rutesire yambwiraga umukunzi wa Rayon uramuzi Rutambi ati meze neza ntago Rayon bahitagira abazayirwa igomba kugira kafaye ubwo masengo atafara Rutesire buriya byibuze batatu bagomba kuba bahari iringana rivugo ubwo ni makuru bashyizemo Abedi hagati na Dibumba na Tansere yavuga mwiringana yakundaga umuntu yakundaga umuntu utera ruvumbu kugira cyuko ruvumbu ubundi ko n'umuza wa muhengeka nta guciye mu ijambo ko Tansere ahengeye kwa kuki na Abedi ataza na Tansere Tansere kamuhinga akagira umujya kuri windi akajya ku ruhande Abedi kwicumi hagati na Rutonesha na ariko Rutonesha ashaka kujya muri polisi niba ya probability irahari nayo iyo probability ariko yagiye ya polisi yibayemo nta gishya twabonye azamura urwego nawe ashira ku meza kareba nimba ashaka na polisi bra n'umukinnyi namenye yemera cyane
nigeze kuvuga nawe nanamenye ndabona icyo wamushinja ni kimwe niyihuta uramuzi ati ahubwo ni umwagenti we akiriye si Rayon Sport naramubwiye ni uramuzi aravuga ati uburyo muzi nuko ndi n'umwagenti wamushakira ikipe hanze ahubwo anyereka ko muzi icyo mushinja ni kimwe ni wowe wisezo kuza muri Rayon Sport ntabwo bikuraho kuba umukinnyi mwiza Abudi yagendaga buhoro yayature buhoro cyane ntabwo uyu Arsenal yiruhuta cyane Partey umumediateri mwiza si ngombwa kuba yiruka cyane nuko igihe ufite umupira ukoresha iki kuko hose twibeshya urasaba neza urawutanga neza uradefanda neza urasaba umupira neza urekure neza umeze nawe barishari bayitakaza imipira itakaza muri match witwa Rutambi n'uyu nguyu cyane burya yakundaga Ruvumbu ngo niwe muntu wamutengushye cyane buriya rwose ati yarantengushye rwose match za Rayon zose abahari oya ni stari za Rayon akunda umupira cyane uyu munsi kwa kabiri mu kanya gato ku isaha y'isa sita n'igice harabura iminota 6 Vision irakira Mukura ni umunsi wa 30 ishopu wina umukinnyi mu biteri nuko uri mwengo yaje muri Sport baramwanga Jimmy Ndizeye rwose ndabyibuka cyane nakoraga mbere ko ajya muri Sport Jimmy yaravuze mbere ko ajya Sunrise aza muri Sunrise yaravuze ati umukinnyi muze n'umukinnyi mwiza ndamuzi undi musore bitwa Tonto rwose abarundi bari bazi gukina abayobozi ba Sport arimo Kamuzinzi ndetse n'abandi bataya wituyobye Jimmy yaramushaka we yaramushaka none bazanye n'abarundi abazi ati bazamfasha aramwe ati oya ati ntago bikunda hano rwose ntago surwego rwa umutara majya muri Sunrise aza muri Rayon Sport iyi mpamvu tubivuga nagaruka kuyobya equipe cya ku ibitekerezo byacu arabantu bari kwifata mu buryo butari bwa Dibumba ni mwene wacu turi kuba harato siranye turi kubayobya ngo rero ari amarangamutima reka mvugisha ukuri nakifuje ko Rayon Sport igumana Kevin kuko ni inshuti yanjye nakifuje ko Rayon Sport igumana Biramahera Bedi ni inshuti yanjye kuva Bugesera zamuka twaragendanaga buriya cyewe cyane Bugesera twarabanaga n'iyo ikipe icyo gihe urukumva nayisa this time if yo kureba performance ikipe ya Rayon Sport nyine cyayifavoriza muri ubwo bushobozi buke bwayo buhari niyo gutanga igitekerezo ntago ari opinion kuvuga ngo nukubempera abakinnyi babeza badahenze uretse ko abonye mfite n'impungenge ko bamwe bagifite amasezerano babahenda ngewe uzi ikintu nge numva ahubwo kindi aha turi kuvuga abo twarebye muri shampiyona yacu nuko bitwaye tukavuga ngo umwiza udahenze sero yamwigondera niki ariko turetse kubeshya abantu banakubatse team scout ikiza team scouting ni byiza nka Patrick yakoze ikintu cyiza na Patrick atubwira ngo umwataka mwiza yaturukaga muri Gambia hari umuntu yandikiye ngo Dibumba yaje muri Rayon Sport baramwanga bavuga ko arandaga yaraje ajya muri Mukura niyo baramushidikanya rero ni ikipe ikomeye nta gitangaza niyo yaraje muri Rayon ariko biterwa n'imikinishirize burya y'umutoza wari uhari kuko aya makipe adafite umwihariko barishari bakora mbere yo kujya muri Mukura ngira ngo mbere yo kujya muri Mukura ngo yabanje muri biterwa n'umutoza uhari oya mutoza anga Dibumba Dibumba turi kuba amakuru Dibumba si igitekerezo cy'undi wari wese hano kuri table Dibumba ni igitekerezo cy'umutoza uzatoza rero umwarimu ubwe ntago ari kuvuga ngo ni komisiyo si kuvuga ngo ni ibindi ariko kuri aya mashusho byasataje amashusho tubona reka mbyemere ese ubundi rero kwemera umukinnyi uvuye muri Etoile de l'Est mu buzima yaravuye muri Etincelle ntabwo byoroshye hari na match yaguzwe muri Etincelle atarasoza amasezerano umwaka utarangira wa Etincelle hari n'ikindi kintu baguze amasezerano witwa Prote yamuguze sezitararangira ndabyibuka Gateredi muri wanyuma yarambwiye ngo namaze gusinyisha umumediateri wa Etincelle sezitararangira Mukura yagiye gukina na Etincelle cyeka niba yaravuye muri Etoile byo nabyemera ngo umwaka ngo mbere ko ajya muri Mukura cyetse niba rigiye ariko kuna umukinnyi w'umutoza kazo nabyemera ngo Rayon ni ikipe ikomeye ntigura umukinnyi wari wese utigaragaje wisicyo ntabwo ari kandi umusone yaramuguze muri Etincelle sezitararangira nibyo yamugura nyine kwirengagiza mbere y'uko Musoni ajya kumubaza no kumugura kuko icyo gihe nari ngiri Rubavu yabanje arampamagara ngo uwo mukinnyi mumubona mute ko twebwe kubaza ibyo nibisanzwe hari hashize igihe Mukura
umusifuzi wa mbere hano mu Rwanda amagaju n'amazi uwo musifuzi wa mbere mu Rwanda wemewe na kafu uwikunda Samu hagati uw'igitambaro Karangwa Justin ndamwemera no mu renzimeni wa mbere bayihaye abambere mu Rwanda Ishimwe Didier iyi ni finale ku ubu nibo ba mbere Didier hakurya Justin hakuno Samu ariko rero harimo akantu Kayitare David harimo confident remuko kare namenya akantu Samu n'uw'inyamagabe ariko ni inshuti ya Ronje ni iwabo ariko ni inshuti ya Ronje wowe iby'ubushuti byo byihorere ni iwabo kavukire jewe n'umenya bwa mbere namusanze inyamagabe n'uw'inyamagabe niyo mpamvu nabaje hano aho bita Samu arafira ku ivuko urwo rwego ikipe arayimana yarurenze kera cyane ntabwo yajya kuzajya iyi niyo match ikomeye kuri iyi joro ariko munibuke la season ishize mwibuke ibyabereye ingoma itwara ijya kumanuka nibo bari bahaye iyo match ntabwo Samu bamugerageje ahubwo ntacyo mugerageje bamuhaye Samu baramugerageje yarabaje hano ngo Kiyovu iratsinda ikipe ya perezida w'icyubahiro wa Kiyovu uko byamera kose ari Kigali afana Kiyovu ari ikipe yo kwivuko ntabwo yabura kuzayikurikirana genda nabyemeye kare byarangiye bite kumuha iyo match karenze byarangiye 2-0 mbiribira umva kumuha iyo match Samu wikunda niho uzahita ubona ko ari umusifuzi wa mbere mu Rwanda baramugerageje Samu tumushidikanya ikipe y'amagara umwana wo mu gasare ndazamana ubu Nyarugenge ugiye gukina igiye kumanuka rero ngo kubera ko navukiye Nyarugenge karenze barayemera mu gasare bayangira iki barayemera ikipe gukina Sami yaraza ko yamanutse cyane Sami mugenzi wacu Ketere umuntu wese ukomoka ku Gikongoro cyahoze ari Gikongoro ejo akwiye kuba ari Huye izi jone Asoza Alexis Redemptus muri Amerika ariyo nawe nyamagabe nawe bita izanshira ngo cyangwa bitwa ba Gasongo bose Bernard Makuza uziko yahinduye nanjye ndabimaje kumuyoberwa ariko mu maso biragaragara yamaze kunyonga igare ku igare journée za 30 zo zidesisifu ku makipe amanuka uwo musifuzi David Mwana mubwiye ngo Samu n'aho bita Inzega ni Inzega Inyamagabe Inzega barahangeretse nagasozi urenze mu mujyi gutya urenze aho bita mwironderi iriya nzira ijya kuri stade Nyagisenyi iyo barenze hirya bahita Inzega niho ari umusozi Inzega niho wakubitira ajya gukubitira abantu ndakubitira hareba Inzega fete ni agasozi